Of course turi ku isi guys, ba witonze. Uhora wibaza ikintu wakora kugira ngo ugere ku byo abandi bagezeho, ariko kugeza n'ubu uracyategereje igisubizo kirambye, none warakibuze. Come on, ntiza amasegonda make wumva icyo usabwa gukora aka kanya. Walk in the right environment. My friend is, gerageza kwegereza abantu bagutera imbaraga, urekane n'abaguca intege muri ubu buzima. Watangira kugirana communication n'abantu bageze ku ntego zabo. Please, this is a clear step that can help you, please, my friend. Bashobora kukubera advisor. Ushobora kubakora method, ingamba bakoresheje kugira ngo bagere ku ntego zabo. Dore muri comment. Turi ku isi hamwe nanjye Bwawe, mukuri kose vibes. Dusana imitima y'abantu, tuganira n'ubyifuza, tugashira kuri agaragara, tukita ku mpano yawe, tukaguhuza n'abafana, inshuti ndetse n'abavandimwe bawe. Ni buri weekend hamwe nanjye Bwawe, binyuze mu kiganiro ukuri kose vibes. Bagezeho inkuru zitandukanye zagufasha guhindura ubuzima bwawe bwa buri munsi, zakwigisha ibyo usabwa gukora ejo cyangwa ejo bundi. Niba ukunda ibyo dukora ntukagende utabitubwiye muri comment, kandi nabwo ufite inyunganizi byarushaho kuba byiza cyane. Icyifuzo kirimo ibyo wifuza ko twazagukoraho ubutaha, nabyo ni byiza cyane. Nshuti zanjye, genzura neza niba warasoje kuba umwe mu badukurikira, mbese warakanze kuri buto subscribe. Bizarushaho kuzubonera ku gihe ibyo tuba twabateguriye kandi byiza cyane. Nitwa Bwawe, ndabakunda cyane. Imana ikomeze ibarinde.